ibyo bibazo. hari undi rero wibagiwe wasenze witwa Yona. Yasenze yapfuye we burya. Nuvuga ngo burya Yona yari asanzwe ari umunyamasengesho. Bivuze ngo uri umunyamasengesho ukubitana n'urupfu mukaramukanya. Rukakurekura kuko uri umunyamasengesho. Kuko hari ahantu nubwo urufi rwamurutse, ruba rufi ntabwo ari rwamize wenyine. Rwamize n'ibindi bintu. Ariko ngo yasengeye mu nda yarwo rugira gute? We ruramugarura. Bivuze ngo amasengesho arabaga. 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 Kuko yarasenze mu nda y'urufi mu gihe ruri kwiyorganiza ku mukacanga, ahubwo ngo rukumva rurukera ibyuma. Ruraruka reka duhereze Imana icyubahiro. Ni ukuvuga ngo rero amasengesho atuma ibigeragezo bituruka. Bituruka. Noneho rero numva ibigeragezo ntabwo ari icupa umuntu afata. Ni umudayimoni, ni muri bamwe b'abadayimoni babaga hejuru, babanaga n'Imana ari abamarayika bamaze kuba bibaraza. Ubwo ikigeragezo kiza kiri muri iyo foto, nubwo abatagaragara biba bihari. Mu minsi yashize nahuye n'umuntu ufite ikibazo cy'ikigeragezo cy'uburwayi bwo kureba ibikezi. Noneho yareba ngo akumva inyundo iri gukubita mu gahanga hano, imudomamo hano. Ndamubwira ngo ni umudayimoni wagusuye. Bene data kandi ntuzumve ko umudayimoni atagutera, aragutera akagukoresha icyo yashakaga, ahubwo ukarwanaho n'Imana. Urugero, tuzi Petero ndamubona. Petero intumwa ya Yesu, uwo Kristo yavuze ngo azamwubakaho iki? Itorero. N'amarembo y'ikuzimu atazanyeganyeza. Hari ibyaha bibiri Petero yakoze. Icya mbere, yihakanye Yesu. Avuga ko atagize ate? Atamuzi. Nta naho bahuriye. Icya kabiri, yigeze kwifatikanya n'abanyamahanga nyuma yo kuzura Umwuka Wera, acyawa na Pawulo ngo yifatikanyaga n'abanyamahanga. Ikindi cya gatatu cyo cyabayeho ari kumwe n'umwami. Yesu ngo yigeze kumwitegereza abona ngo ni Satani. Mvinyuma Satani. Aravuga ati mvinyuma Satani, ati ibintu utekereza. Bivuze iki rero? Ari njye, ari wowe, ari na bene data badukurikira. Satani yakwinjiramo, bitavuze ko Imana yakuretse. Mu Kristo we ngo yari ari mu rugendo, agenda akajya kumva amajwi ari gutuka Imana mindani. Yakumva ijwi rivuga ngo iyo Mana ngo nyine ngo nayitema ngo nayigenza gutya kandi akaryumvira mu mutima we. Uko rero yabitekerezaga ngo abura ukuntu ari gusobanura ijwi ry'Imana n'irya Satani. Satani ajya yinjiramo indani atari ukubera yuko akagenda arepeta ahimbaza yaturamo ibigambo. Nuko ubwo rero amasengesho nicyo ngicyo agira umumaro wo gusenya imigambi ya Satani. Noneho muri ayo masengesho iyo umuntu yayasenze, baba dayimoni bafite icyo kigeragezo arakurekura. Niba akurekuye, amapingu yacyo ahita agwa hasi. Muribuka ari amasengesho abereye kwa Mariya, afunguza Petero ngo arayari bwicwe. Pawulo na Sila mu buroko barasenze, imiryango ya gereza igira ite? Irafunguka. Akamaro rero k'amasengesho nako gusubiza ibibazo wagize ufite. Buriya nunasenga ukabona ntushubijwe, ayo masengesho ntabwo yageze aho yagombaga kugera. Uba wasenze nabi. Nibi by'amafaranga bavuga. Nabaye perezida wa korali muri 98. Yari korali ya paruwasi. Noneho dushakisha ukuntu twagura iniforume. Ndababwira ni rero dukora iniforume tuzayigura. Mpamagaza ni cya mbere tuzasenga. Nahamagaza amasengesho y'iminsi 2. Ayo masengesho ntabwo yari ayo kubwiriza gusa, yari ayo gutangamo ibitekerezo. Naho tuzasenga iminsi 2. Ariko amasengesho ikintu twasengeraga nabahamagariye, nawe ndababwira nti tugiye kuzagura imirama, buri muntu wese tumuha imirama 2, muririmbyi wese, hanyuma tugende tuhinge amashu wacu, hanyuma tuzasenga amasengesho yo kugira ngo ayo mashu azere, hanyuma nazere hariho amafaranga. Noneho amafaranga tuzakuramo
tuzafataho igice kimwe tukizana tukigure mu murimo w'Imana andi adufashe. Uza kambayeho twaraje turayatangira bigeze mu masaa 9 hanyuma twabihereye mu gisata dusenga tugeze mu masaa 9 dutangira inama y'ukuntu iyo mirama turayibona n'amafaranga aho turayakura. Haca umugoronome wakoraga muri projet yitwaga Dream Rambi, hanyuma yumva turi kwica amazu. Abantu rero biza agoronome iyo anyuze ahantu akumva bari kuvuga nk'ibijumba ahita ahagarara kuko ni domene ye. Ugeze ngo ni umwarimu n'umuganga bari bahagararanye, noneho akana kabanyuraho gafite ibibazo naho umuganga ngo yo ngo kano kana disi karagwingiye kubera ko yize ibyo kugwingira. Naho umwarimu ngo disi se ngo uzi ko abageze nko mu mwaka wa 2 ngo urabona ngo buriya ngo abageze nko mu wa 3 buri muntu akavuga ibye. Noneho umugoronome yumvishe turi kuganira iby'amasha barinjiye ati ko nahinzi ko muri abaririmbyi mu repeta iby'amashu byaje bite mutekereza uko ibintu bimeze. Aravuga ati mufite igitekerezo cyiza cyane ati reka amashyigikire rero ati dore inkunga ndabatera imirama yose ndayibagurira n'ifumbire nayo ndayibagurira ndabakodeshereza n'umurima ntabwo mwe muzajya guhinga mutandukanye ahubwo mwe muzahingira hamwe hanyuma icyo mwebwe muzatanga ubwitange bwanyu amaboko yanyu niyo muzazana ifumbire n'iyanjye gukodesha umurima n'imirama n'iyanjye. Igisubizo ntitukibonye. Hari umudogiteri bakoranaga nawe aza mureba abaza abanyeshuri arabaza ati nta agoronome witwa Ndayi mumbone bati tubonye anyuraho ntabwo ati sare ya kare bakore bakoreramo yabageze mata ahanyuze abaramubonye ati nawe bari muririmbi ndati nabaye bati ngwino wicare wumve uko ibintu bimeze. Nuko Imana idukorera igitangaza dogiteri nawe arinjira. Yinjiye asanga turi muri iyo mishinga yacu yo guhinga amashu. Simubwo ko twari mu masengesho y'iminsi 2 dusengera kugira Imana izaduhe iniforume. Aravuga ati hanyuma so wafashije ati nabemereye imirama mbemerera umurima mbemerera n'ifumbire ati ubwo rero ati nicyo cyari kinicije ati none se iniforume mwarabaze musanga ari amafaranga angahe. Adusinyira sheke y'ibihumbi 200 bya kera ibihumbi 200 cyo gihe kiba kibirayi cyagura 5 ko ayo mafaranga afite agaciro rwose. Ndaza no kukubwira ukuntu Satani yashatse kudufatira muri iyo nkunga. Twaragiye aduha ibyo ibihumbi 200 turagenda tugura iniforume isa tuguramo amagitari gitari zaguraga amafaranga ibihumbi 20 turagenda tuguramo amagitari. Ndangije ndavuga inti abakobwa bose n'abamama muzagura udutambaro dusa mugure n'inkweto zisa. Satani rero hano yinjiriye rero twaba turi mu materaniro twacaye abantu bose bagashaka kugira ngo twari twadodesheje amakanzu n'abagabo bakambara amakanzu. Ari nacyo uzajya ubona mu minsi cy'abantu bitwaga abakozi b'Imana ntavuze. Uri umukozi w'Imana hagomba kuboneka umwambaro ugaragaza umurimo ugira ute ukora. Uragera ku mukanishi ugasanga yambaye sarubeti, wagera ku muntu usya ku cyumba ugasanga yambaye ikintu, wagera ku musekirite ugasanga yambaye ikintu. Ariko hari abantu benshi usanga nta mwenda ugaragaje umurimo bagize gute bakora kandi ibyo bintu ukabona ntibabyite nta nubwo banabitekereza. Ariko ubundi umukozi w'Imana nimba winjiye kuri aritari nimba winjiye ku ruhimbi hakagombye kuboneka umwambaro ugutandukanya n'iki nawe uyoboye nuko tukuri ibintu utese amashu twaje kugeza gute twarayahinze kubera ko twari twarasenze amashagira ate arera abantu baza kudusura. Tubahaye ikaze kuri televiziyo cyangwa Umwigengesero TV cana inyuraho ivugabutumwa ryiza ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ngira ngo nk'uko bireba muri kamera turi kumwe n'umushumba
muri byinshi no muri bike ugiye kutuganiriza. Tuguhaye ikaze nyakubahwa Kavamahanga, umukozi w'Imana. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Nanone twongeye kuboneka muri uyu mwanya kugira ngo nanone tuganire ku ijambo ry'Imana rijyanye n'umumaro w'amasengesho. Numva ayo magambo rero tugiye kuganiraho, abasenga ni benshi, abiriza ni benshi, kandi n'ababwiriza ni benshi, ariko turagira ngo turebe kuri icyo kintu cy'umumaro w'amasengesho. Imana ibahe umugisha. Amen. Ngira ngo rero mu mugisha Imana yaguhaye, umugisha wa mbere ni uw'iyi tarano wabibye ukibiba, no mu minsi ushigaje nyine ukomeje kubiba. Itarano tuvuze ni ijambo ry'Imana, kandi ntabwo ushaka gusoma, gusobanukirwa no kumva ijambo ry'Imana hatabayeho gusenga. Mu by'ukuri rero tuduze ku ijambo cyangwa se duhise turasa ko ku ntego y'umunsi nk'uyu twicaye hano, wadusomera ijambo ry'Imana noneho tugakomeza n'izindi gahunda. Ni amagambo yanditse mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 4 umurongo wa 4 bageza ku murongo w'8. Amen. Ngo Yesu ageragezwa na Satani. Maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi, amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana bwire amabuye ahinduka imitsima. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Maze umwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika mu gasongero k'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo, ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati, kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati, biriya byose ndabiguha nupfuka mukandamya, Imana ihabwe icyubahiro. Amen, amen. Aya magambo rero yongera ngo mvugeho ajyanye no gusenga. Icya mbere tubona umuntu wasenzemo hano ugaragara wakoze aya masengesho ni Yesu, umwami w'isi n'ijuru. Nisho uvuga ngo ni umwami, ubwo byaba bifasha abami hafi gusa. Ni umwami w'isi n'ijuru. Bivuze ngo umuntu uwo ari we wese, kuva ku bayobozi bayobora ibihugu ukamanuka ukagera ku bantu bo hasi, bose bategetswe kugira gute? Kumuramya no kumwemera. No kumwemera, kandi mu mibereho yabo ya buri munsi bategetswe gusenga. Ko iyo udasenze ngo urasengera. Hari umugabo buriya abamama njya mbakunda cyane, bakunda kwihangana. Ni umugabo yari afite umugabo bamwitaga Izayose. Mwita Izayose rero yageraga mu kabare, noneho kakabara agezemo yahereza nk'inote ya 5, batese uranywa ngahe, akababwira ati ni Izayose. Impamvu nkoresheje Izayose rero, umuntu udasenga akora byose, ibintu byose arabikora. Akora ibyaha kumva nta kintu bimubwiye, yagushije umuntu akamena amaraso yumva nta kintu bimubwiye, yakoze umuntu mu mufuka yumva nta kintu bimubwiye. Nuko nguko abantu badasenga ubwo buzima babaho. Amasengesho rero hano turi kubona ijambo ry'Imana ritubwira gusenga, ritwereka uwasenze n'icyo byavuye, umusaruro w'amasengesho. Tukiri aho urahita ukomeza, mbarije nk'umuntu muto mu by'agakiza, cyangwa se unakuze, cyangwa se wasenze, cyangwa se uzasenga, cyangwa se uri gusenga. Yesu yarasenze ari i Getsemani nk'uko bivuze, arasenga ahabwa imbaraga zimuha kubambirwa abantu ari bo twe n'undi wese umwemera n'abataramwemera. Yesu yarasenze kugeza ubwo abira ibyuya by'amaraso. Amasengesho ya Yesu muri make yagize umumaro kugeza ubwo isi yose ihimbaza uwo mumaro n'uyu munezero. Kamemu benshi bihanye barasambanye, bo bari guterwa amabuye, ubwo ntibaba bagihari. Yesu kubambwa kwe kwakuyeho urupfu rwa benshi rwacu twese. Ubukora icyaha
ndetse urebye ko yanagize umumaro na leta zimwe na zimwe zikuraho igihano cyitwa urupfu. Mpamya ko ziriya mbabazi leta yagira izikomora ku bw'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi wa none rero isi kwirimo abasenga kugeza ubwo habaho kuva ku rwego rw'ubudiyakoni kugeza ku rwego rw'ubudogiteri. Umuntu akavuga ngo ndi dogiteri, apotere cyangwa profesa mu bijyanye no gusenga, tutavuze izina ry'umuntu. Mu ijambo rimwe n'irindi twebwe habura iki ngo natwe dutange umusaruro mu misengere? Mu masengesho akenshi na kenshi nuko abantu baba babihinduye bizinesi. Muri uko kubihindura bizinesi rero bigatuma ibintu byangirika. Nk'aya masengesho Yesu yasenze yari afite icyo asengera, intego cyari kimubabaje. Bibiliya nubwo itakivugamo hano ariko kirahari kuko ugaragaza ko cyari gihari ni Satani. Kuko hari ijambo yamubwiye hariya ku murongo wa 10 yaramubwiye ngo, Yesu aramubwira ati genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba ari yo ukorera yonyine. Umwanzi ngo ahera ko aramureka, maze haza abamarayika baramukorera. Muri Lukaho haravuga ngo aramureka mutega ikindi gihe. Iki gihe rero nicyo Yesu yasengeraga. Yaraza azanyura mu cy'imibabaro, yaraza azanyura mu cy'akaga, yaraza azanyura mu cy'ibibazo. Noneho afata igihe cyo kugira gute? Cyo gusenga. Uzabona n'amasengesho abenshi dusenga y'ihururu. Hari amasengesho bita ihururu, ukajya kumva umuntu bategura amasengesho y'iminsi 20. Hari amasengesho y'ihururu cyangwa ukwezi. Noneho wamubaza uti ibi usengera ni iki? Mperutse kumva ubuhamya, ni icyigisho cy'umushumba umwe, nari buvuge aho akorera. Ndamukunda kandi n'abantu bose baramukunda. Noneho ngo umukristo we yaramutumiye. Amaze kumutumira aramubwira ati ndifuza kuzaza mu rugo. Undi ati se kubera iki? Buriya kubura umukristo ugajya gutumira regionali wawigerereje. Bashobora no kubiguhagarika. Hari umuturage utumira perezida. Bashobora no kubiguhagarikira. Buriya mu bintu byo kubaha, buriya hari nimero ntatunga. Ndi mwarimu, ndi umubwirizabutumwa, ariko ubu ntabwo ushobora guhamagara umuvugizi. Dogiteri Ndayizeye. Reka zishobora kumuhamagara. Ni ukuvuga ngo ikibazo cyanjye kidakemukiwe hano kuri uyu mushumba utuyobora muri paruwasi, kikaba kizagenda kikagera ku rurembo. Abo ni abadayimoni baba bakuyoboye. Ni ukuvuga ngo niba uri umukirisitu ukaba uri umukirisitu, ibibazo byawe icyambere nta sambu bagutwaye, nta kintu, umwana wawe, nta shyamba ryawe batwaye, ukaburana ukagera ku rwego rwa regional, rwa regiyo. Uba ufite imyuka mibi ukorana nayo utazi iyo ariyo. Kuvuga ngo ibibazo by'abakristo bikemurirwa ku mudugudu, iby'abarimu bigakemurirwa kuri paruwase, byananirana wenda byafashe indi ntera bikagarukira wenda regional akabizamo, nabwo atari wowe ugize ute ubijyana ugiyeyo. Kuko erega n'ijambo ry'Imana rivuga ngo mwemere kurenganya. Noneho umukristo ngo yatumiye regional, aramubwira ati ndifuza ko uzaza kudusura. Noneho ngo regional aramubaza ati se urantumira kubera iki, kuri iyo mpamvu? Ngo aramubwira ati ngiyewe ndashaka ko uzaza kubwiriza abantu uzatumira. Nicyo ngo yaramutumiriye. Noneho haragenda agatumira abisilamu, atumira abantu bose batandukanye, ashaka n'amafaranga arateka, abatekera ibyo kurya bararya. Hanyuma barangije kurya aravuga aha umwanya uwo mushumba we abwiriza ubutumwa bwiza. Numvishe umubare w'abantu bihanye, nuko numva ntangariye Imana. Uwo mushumba yari ari kuvuga ati iminyago uwo mukristo azajyana ati izaba ikomoka mu bwitange yagize. Ubwo urukumva ayo masengesho, ubundi amasengesho icyo amaze ni uguhindura abantu. Njya nkunda kumva imibare y'abantu bacuruza amayoga n'abayenga n'abayakora ko ngo bungutse cyane, ariko waperereze iyo nyungu ugasanga n'abarokore
bomboka bakajya kuyanywa nanjye ndabafite hafi aha hari uherutse gusanga ari kunywa mitsingi ndamubaza ni ko uri kunywa mitsingi bite aterega byari ahantu umuntu yari yaribeshye nitegereje ikote rye nsanga yafunze ibipesu abinyuranije kandi ari kunywa mitsingi ari kunywa mitsingi kandi twarafatikanya mu murimo w'iki w'Imana wo gusenga ndamubaza nese kwibeshya ntiwaribeshye utaranjira muri ubu businzi wigeze ufunga ibipesu binyuranije nirebye ko uko wambaye nta n'ibyo yari yabonye we yarambaye gusa afata igipesu cyo hasi agifunga hejuru icyo hejuru kijya hasi maze ubwo ikote nawe urumva uko ryari rimeze nuko ibyo bibazo byose ni intege nke z'amasengesho yacu adafite imbaraga ariko ubundi amasengesho afite imbaraga nagende rero kuvuga kuri aya masengesho iyo abantu basenga Imana ihindura abantu ubundi umusaruro w'amasengesho ni uguhindura abantu ni ugusubiza ibibazo by'abantu twagize ibihe byiza mu bihe twasengaga nta buryarya dufite kandi mu gihe cyo gusenga abantu bagomba kwitanga reba ahantu twageze ku rwego Imana ishyira imbaraga mu ntebe abantu bagakizwa bicaye ku ntebe kumva amasengesho yari afite iki yari afite umumaro nabo kuri iryo torero naboneye ibintu bikomeye cyane ndi gusenga ndi kuri iriya torero ryo hakurya ibukoro ndi gusenga ingwe buriya yigeze yansangamo iraza icamo hasi nabonye urugi harimo umwanya hasi ujya mwanya rero niba ingwe yanyuzemo noneho inyuzemo ingwe kandi iteye ubwoba ndabizi n'ubu yaca aha ubona ari ku manywa abantu bose bamenya ko ihanyuze ni inyamaswa iteye ubwoba igenda ivuza inoni ikindi kandi muntu w'Imana cyangwa se bene data badukurikira izo nyamaswa zose zaremwe n'Imana zifite imbaraga hari hano hakurya hari umugabo w'umuhigi nari ngiye kuvuga izina rye reka ngihorere ntabwo ari ngombwa yagiye guhiga mu ishyamba ry'ubuyoga ajyana n'imbwa ze ni na mwene wacu n'uwo mu muryango agezeyo imbwa ze ziragenda zigwa ku cyana cy'intare cy'ingwe muri ya shyamba ry'ubuyoga icyana kirasakuza kirataka yaratubwiye ngo imbwa icyana cyaratatse nyina w'iyo ngwe wako kana k'ingwe ngo bayibonye iri kugenda nk'umwambi hejuru y'ishyamba ati ntabwo nanzi ko ingwe iguruka ngo iri kugenda hejuru y'ishyamba nk'umwambi ngo iragenda ati twagiye kubona tubona ati kuko imbwa zari zadusize aho zavumbuye iyo ngwe hari kure yacu gusa twe tugenda tuvuga tuziha morale ati tukajya tubona imitwe y'imbwa ica hejuru yaziciyemo imitwe ubwo nabo bagaruka birukanka basura inyuma birukanka yagaruye ubwenge nyuma y'iminsi 3 ubwo ni ubutabazi bw'inyamaswa yitiriwe itabara umwana wayo noneho rero natwe ubwo dutekereza ubutabazi Imana yakoresha kugira ngo dutabare mu bigeragezo muri ikibazo si ibigeragezo mwene da ikibazo si ibigeragezo bibaho binakomeye hari ikintu cyitwa amakuba hakabaho ibyago hakabaho akaga hari nacyo bita kangaratete bageze mu kangaratete ivyo bintu byose biradutegereje muri uru rugendo ariko ngo amakuba n'ibyago by'abakiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka abakiza muri byose umugabo bita Mose yigeze guhura n'akaga yari perezida bariya abantu yarayoboye ahura n'akaga gakomeye hanyuma guverinoma imwigomekaho uri kubyumva guverinoma igira ite imwigomekaho harimo ngo abitwa bakora isubiye inyuma gato yari afite mushiki we witwa Miriyamu iyo yabaga yicaye nko muri tagisi ni urugero indirimbo zazaga ako kanya ubuhanuzi bukaza ako kanya
uribuka ko bakutse inyanja yararirimbye yahise ngo ahimba indirimbo bakicaye aho uwiteka ifarashi n'uyihetse ngo turashimira uwiteka wanesheje ifarashi bitangaje ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja ariya magambo rero ifarashi n'uwihetse ni ikigeragezo gifite icyakizanye hari igihe Imana igukiza ikigeragezo gihetswe ikakuraho gishyigikiwe igakuraho ikigeragezo ariko ibigishyigikiye ntibiveho ni hahandi hazaza ibindi hanyuma rero Mose bamwigomekaho ba Miriyamu bigeze kumwigomekaho bamuvugaho ibintu Mose yakoze we na mukuru Aroni na Miriyamu baravuze batari ku bundi uyu muntu ni gute yatuyoboye mu gihe afite umugore w'umunyamahanga ni nk'uko mbese we umurokore yajya gusaba umwisilamukazi cyangwa umwisilamu agasaba umwisilamu umurokorekazi ibyo bintu baraguca nk'ibisi ntabwo bimuje kwemera Mose rero umugore we yitwaga Zipora ngo yari umunyegiputakazi yari yamukuye uvuga ngo rero uramutse uri umusore uzashakira aho uri ntabwo waba uri muri Canada ngo ni ngombwa ko uzaza gushaka mu Rwanda abantu bose n'ab'Imana kuko ubutaka bwayo bwose n'ubwayo bamuvugaho bukeye ngo basese ibibembe ku minwa Mose asenze avuga ati ibyo baraye bakunegura uko wakoze ibyaha ngo gutya na gutya hanyuma rero bamaze kumwigomekaho ngaruka bo bagomesha abantu guverinoma abantu bose bava kuri Mose kuko Bibiliya iravuga ngo bari abagabo b'ibimenywa bose kuvuga rero ngo bari abagabo b'ibimenywa bose ubwo ndavuga nkandera mu Rwanda dore umuntu wari uzwi cyane imbere ya jenoside yakorewe abatutsi Kabuga niwe wari uzwi kuko yari umunyamafaranga ubu rero inyuma jenoside imaze guhagarikwa hajeho witwa Rujugiro nawe najyaga numva ayabatwa Diliberi ntabwo muzi sinigeze mubona avuka igatagara agenda muzi ariko nurumva ko muvuze ubajije nta muntu utamuzi ni ikimenywa na bose mu gihugu buriya rero iyo umuntu yakize amenywa n'abantu bose abo bantu rero ngo nibo bahagurukiye Mose barigomeka barangije bagomesha n'iki n'abandi baramubwira ubwo urugendo rwari rumuhagarare nta kindi cyakijije Mose ntabwo ari agatuza uriya Mose yari umurwanyi yabaye umwe mu basirikare bo kwa Farawo aratozwa hanyuma nta kindi cyakijije Mose agiye gusenga Imana iramubwira ngo genda umbwirire abantu bitandukanye abari ku ruhande rwawe bajye ku ruhande rwawe abari ku ruhande rw'abariya bagabo nabo bajye ku ruhande rwabo kandi nawe dushyize mu gaciro hari ibintu nagiye kubona hari umukozi w'Imana wigeze yatuyobora mu itorero twari dufite n'undi mukozi w'Imana ufite amafaranga yagenda gutya akagurira pasiteri akamugurira ikositimu akagenda twene tujyana ahantu akamugurira ikositimu akamugurira inkweto akamugurira umufuka buri kimwe cyose yarangiza akamubwira ati niba uzajya ufasha kuyobora itorero akamugisha iki inama kubera ko yamuguriye iki yamuhaye ibyo bintu rero buriya nimba hari akaga kabaho mu gukorera Imana ugize ute ukennye ni ngombwa ko abantu b'Imana abakozi b'Imana badakena bakagira ubutunzi bakiga gushaka amafaranga Mose rero ajya gusenga amasengesho Imana iramubwira ngo ugende ubwire utangaza abantu bitandukanye muri uko kwitandukanya abantu urumva byaranze bimaze kwanga hanyuma ariko Kora uwo wari uyoboye icyo gitero yari afite ng'abana baraganira umwabwira undi ati rero shaho Mose uramwibuka nubwo byageze kuriya wenda hari intege nke bamubonyeho uramwibuka ko akubita urutare tukanywa amazi uramwibuka inyama ziza uramwibuka twambuka inyanja itukura nibyo muri Egiputa byagukenda ateka rero mugira inama reka tujye kuri Mose ntacyo biba bidutwaye nubwo turaba dushebeje data bajya ku ruhande rwa Mose
ya masengesho ya Mose icyo yakoze ni iki? Yarimbuye abantu bose bari bigometse. ubutaka ngo burasama. Ni naho hantu nahikurikiranye nabonye niho Mose atababariye. Ahandi hose Imana yajyaga ishaka kurimbura abantu akitambika ariko hariya nawe yagiye ku ruhande nta jambo yavuze. Igihe ngo batangiye kuvuga bagiye kubona ngo ubutaka bwasama ufite inka, umushumba yagiye kuziragira hakamanuka inka, umushumba akarokoka. Waba waratiye ikaramu wayitiye umuhungu ikamanuka nayo ikarigita, ngo bararigise n'ibintu byabo byose. Bivuze iki? Dukwiye kubaha abantu b'Imana, tukubaha abakozi b'Imana. Aya magambo yo gusenga nyateguye ngira ngo tujye twibaza impamvu dusenga ntidusubizwe. Tukiri aho Bibiliya iravuga ngo musaba nabi niyo mpamvu mudahabwa. Tukiri aho turabona Aburahamu gusenga kwe kwamuhesheje kwizera kugeza ubwo mu busaza bwe abona umwana. Yego. Tukiri aho mu gusenga kwa Ana yarasenze kugeza ubwo umutambyi amubwira ngo urabona umwana. Yego. Ibintu byakomeye. Tugisenga turabona uwitwa Morodekayi asenga kugeza ubwo bakoresheje umwami w'umupagani, umutima we barawuyobora barawudirija, asinya ibyo bashaka, amasengesho yabo ahindura ibwami kwa Ahasuwerusi. Tukiri aho turabona amasengesho ya Danieli yagize uruhare nk'impunzi na bene se muri Babuloni. Aya masengesho rero yose n'abandi tutavuze ngira ngo ni nayo uri kubwira abantu twakora iki natwe tukagira imisengere yatanga ibisubizo nk'ibyo. Ese habaye iki kugira ngo twebwe imisengere yacu itagira ibisubizo? Ese gusenga kwacu kubera iki aka Bibiliya dusenga nabi ntidusubizwe ariko bandi bagasenga neza bagasubizwa? Wakomerezaho rero usobanurira abantu muri abantu haje kumenya ko dufite ishyirahamwe ry'abaririmbyi, baraza baza kudusura, baravuga ngo dufite igitekerezo cyiza, ntabwo bagenda bataduteye inkunga, badutera inkunga y'ibihumbi 450. Urumva ko itakize? Yakize kabisa. Hanyuma rero hari abantu bazi gutema yo batabibye, sibyo? Baravuga bati ko hari ahantu bari abantu bakize bakoresha icyo bita mitasi y'ukwavu, kwahita ugenda ibintu bikagira gute bigasenyuka. Niba ari amafaranga yari arimo bakayaguza, bayaguza ntibayishyure, umurimo w'Imana ugira ute ukora usenyuka. Rero inshuti y'Imana, umumaro w'amasengesho nayo nifuza ko abantu basenga kandi bagahinduka. Tukiri aho umuntu dukurikiye ari kwifuza, ariko nanone twiseguye ku bantu bumvishemo amajwi y'urusyo ivugabutumwa naho riri kunyura. Yego. Tukiri aho umuntu wifuza kuba yasenga nawe akabona igisubizo. Yego. Yasenga ati ubwo icyo ni kimwe. Tukiri aho hari umuntu nawe wifuza gusenga by'umwihariko by'iterambere rikwiye, cyangwa se gusenga ubundi gukura mu buzima bumwe gushyira mu bundi. None ari umuntu wakumva tuvuze uko ngo Yesu yasenze uko Aburahamu n'abandi twarondoye, akaba yakibaza ngo none kukubwira wakomerezaho mu ijambo rimwe n'irindi abantu bifuza gusubizwa biturutse mu masengesho. Kuko umuntu murahura akakubwira ati senze imyaka 10 nabuze igisubizo, senze 5, wanamugani akafata amasengesho y'ukwezi, niba ari umugabo asaba ntamubone, niba ari urubyara ashaka ntarubone, kandi mubona ribonye ufite warasenze cyane waha umucyo abantu cyangwa umurongo, cyane ko n'ubu uri mu murongo wo gusengera abantu no ku mugoroba uri gusengera abantu. Yewe ikintu cyitwa amasengesho ni ikintu cyitonderwa. Mperutse guhura n'umuntu ari gusenga mu masengesho y'itorero ryabo. Hari ukuntu yasengaga agenda asenga nyine, mubonye menya ko ari gusenga. Ahuye n'umuntu yari afite ingurube, aramubaza ati biti iyo ngurube bayikuzangahe? Ndaramubwira ati ntabwo baguhenze. Ageze hirya yikomereza amasengesho ye, nuko nguko byamugendekeye. Hanyuma rero ikintu kijyanye n'amasengesho ngiye kukigereranya n'ikintu gikomeye kandi giteye ubwoba. Abanyamasengesho ntabwo ari ababosi. Ubundi iyo umuntu ajya gusenga aba ari umukene,
afite ibibazo, ibyo usengera biba byakugize umukene. Ikindi kandi biba byagucishije bugufi, nicyo gituma umuntu ajya gusenga. Muri aya masengesho rero wakunze kuba hariya muri gare cyangwa se warahanyuze. Muri uko kunyura hariya muri gare habamo abantu basabiriza. Umuntu agasaba umuntu wese abonye, uri buguhe ntubumuzi, n'uri bukwime ntubumuzi. Icyo nuko icyo ukora usaba nuko yicara ku nzira agasaba. Noneho rero abanyamasengesho tumeze nk'aba bantu bicaye ku nzira basaba dutegereje cyangwa ku irembo ryitwa ryiza, dutegereje ko Imana itugirira neza. Muri uko kutugirira neza rero, impamvu nanze urwo rugero, icyo nagendereye ni iki. Haramutse muri bariya abantu basabiriza hakaba harimo nyoko wanyu, ukabona yicaye aho ari gusabiriza, ntabwo wamuhitaho udafite nta kintu umuhaye. Byashoboka? Kandi noneho wagira n'icyo umuha, ugahita ugenda ugateranya umuryango wo kwiga ukuntu uwo muntu azagira ate, azava aho hantu. Ariko kubera ko nta mwene wanyu urimo, niyo yacitse akagura gusa urahaca ukararama. Hari n'ubuhanuzi bwagiye butera buvuga buti iyo tubahaye ngo babijyana kwa Shitani, babijyana mu bapfumu, buriya abantu bakabaroga, ntabwo bazi imbaraga za Yesu. Ni naho tugeze tuganira kuri kiriya kintu nabonye cy'ubutumwa, abantu bagenda bavuga inyamaswa ukuntu ngo zijyana ubutumwa. Kijya kintu ntabwo ari cyo, ni icyaha cyo gutuka Imana, icyo gutuka umwuka we. Hamaze iminsi hari imbwa igira sirikirasi bavuga ngo yinjiye mu rusengero. Kiriya ni icyaha cyo gutuka umwuka wera. Buriya hari ibyaha dukora tukabikora duseka, ariko tutazi ko ari ibyaha bigize gute bikomeye. Ntabwo Imana ishobora gukora ikosa ryo gutuma inyamaswa gushyira abantu ubutumwa bwiza. Bibaho. Wibuke ikintu Uza yazize ko bahekesheje isanduku y'ibimasa. Yari yarize ibintu by'ubutambyi, azi ko isanduku yekwa n'abantu, hanyuma arangije bategura umushinga wo kujya kuyiheka, bategura ibimasa aturamyaho. Ntiyababwira ati amategeko y'isanduku ameze atya gutya na gutya, kandi abizi. Araceceka. Zivuye kuyizana ziratsikira. Imana irakurwara, aho mwahurira ikazagutikura, kandi iyo igutikuye ibyo byanyabyo nyine. No rero njyewe reka nakubwire, hagize n'iyo mbwa binabayeho koko, iyo mbwa ikasanga mu rusengero izanye urwandiko, ntabwo yancika ntayishe, ntabwo yavaho nayishe, kandi iruzanye urubona. None se reka tuganire, ubundi icyo uzi imbwa ishushanya iki mu mayerekoze, mu busambanyi. None se Imana ifata ubusambanyi akaba ari bwituma hanze hazaba imbwa n'abarozi, hanze hazaba imbwa n'abarozi. Imana yavuze ibintu byinshi, n'abasenga ibizira n'abakora iby'isoni. Ntabwo rero Imana ishobora gufata urwandiko nimba banabihimba, n'umuntu ashobora kugira gutya agafata imbwa akarufata akayitamika, ubundi akayishyuza mu rusengero. Hari ibintu yagambiriye. Ariko ntongere ngusubiriremo, ntabwo Imana haba n'intama, ntabwo Imana ikoresha inyamaswa ituma ku bantu. Icyo akora Balamu, indogobe, nta kintu yari yamubwiye, yarayikubisigamo bazitari kuri kumpora iki, nta butumwa yamugeneye. Yaramubwiye turamura iki mu gihe sisanzwe mutwara umunsi ntakwikoreye n'iryari. Hanyuma ngo sinzi ukuntu Imana yamukoze ku maso, abona marayika afite iki, inkota. Ari nabwo njya nkunda kubwira abantu, mwene data, numva gufite ubutumwa bwa perezida wa repubulika uzaba wavangiwe. Afite abamwegereye, n'ubu na meya w'akarere. Ntabwo Imana yambwira ngo mfite ubutumwa bwa meya w'akarere. Hari akarere ayobora nta bantu bakijijwe babamo, yabana nabo mu mubiri, abo ababwiye yabyumva. Ni nayo mpamvu mu murimo w'Imana abantu turi kugenda dukoreramo ibyaha, tukabikorera ku ma YouTube, tukabikorera ahantu hatandukanye. Ibyo bintu byose kandi bikaba bifite aho bizatwambura
kugera. Ntabwo Imana ishobora gufata inyamaswa ngo ishyire abantu ubutumwa bwiza. Ni nayo mpamvu Yesu yaje, Yesu ko yari Imana se, Imana iramubwira ngo ubwo bumana ugusiga aha uramanuka umeze nk'iki, nk'umuntu. Hanyuma icyacumuje abantu cyari igiti, bazakubamba nawe kuki, ku giti. Icyabacumuje nicyo kizabakiza. Rero amasengesho agira umumaro iyo duseze duhinduka, tugahinduka, ariko cyane cyane birimo inyungu z'Imana. Rero icyo navugaga, natanze urwo rugero rw'abasabiriza. Iyo umuntu atari uwo mu muryango munyuraho, n'Imana iza abantu bayo bigomba abasubizwa n'abadasubizwa. Na Yesu hari abo bamubwiye ati kuki mubwira mufate ibyo kurya byawe nawe Imana mijugunye nibwa. Rero uzi gusubiza neza, Imana iragusubiza nubwo utari mu muryango wayo, Imana ikakugirira neza. Uzi gusenga neza. Yego. Mbo tukiraho, buno isi yose harimo abantu basenga kubw'ibigeragezo. Yego. Abandi bakabikora nk'imigenzo nk'imihango kubw'uko ari itegeko. Urugero, umuntu niba ari umudiyakoni yaramaze guhabwa izo nshingano, hari igihe bisigara bikora nk'inshingano, bikava mu muhamagaro bikitwa inshingano. Yego. Ari umuhamagaro n'ibi bintu ukora nk'inshingano, buri muntu akwiye gukora ate? Umuhamagaro n'inshingano bitandukaniraho ibihurira. Inshingano ni ibintu washinzwe n'abantu. Niba bakubwira ko uzajya muri politiki, uwaguhaye inshingano baragusaba kugira ngo ubikore utyo. Naho icyitwa umuhamagaro. Umuhamagaro kandi nabwo imihamagarira amoko. Hari uhamagawe n'abantu, ariko twe turavuga ku muhamagaro w'Imana. Ikintu cyitwa umuhamagaro rero ntabwo ureba hirya no hino uravuga uti bisibyo. Nigeze guhura n'ikigeragezo gikomeye. Ninjiye mu rusengero nayoboraga, nsanga umuntu bamuhaye amafaranga aragenda dekoramo sinye z'ishyaka. Azidekora mu rusengero. Amaze urumva uvuga ngo bari bamuhaye n'amafaranga yuko iryo shyaka riraza kwiyamamariza mu rusengero. Hanyuma mpageze nsanga bafashe ameza, ibintu byose barabidekora bisa n'iryo shyaka. Ntabwo nabyihanganiye, navuze ni se ibi bintu ntabwo ari byo. Rero buriya umuhamagaro ukurikije uwo muntu wari wabikoze yaranyoboraga. Sibyo, yaranyoboraga ari hejuru yanjye. Yagombaga kunkubitira mu cyico, ariko naramuhamagaye ndamubwira nti ibi bintu wakoze byonyine leta iramutse ikubonye yaguhana. Ni gufata ibintu by'idini ukabivangamo n'ibintu by'amashyaka. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Leta ubwayo iramutse ikumenye yaguhana, kuko watandukiriye, wakoze ibitari byo, niba ari n'amafaranga baguhaye ntabwo ari byo. Rero ikintu cyitwa umuhamagaro ntabwo ubogama. Umuhamagaro ubundi ni nk'ukuri, ariko icyo bita inshingano, nimba baguhaye inshingano ugomba kubahiriza ibyo waguhaye inshingano agize ashaka. Nimba akubwiye ati urusengero uzarufunge, ugomba kurufunga kuko uri mu nshingano ze. Nimba akubwiye ati uzarukingure rwigo rurangaye, ugomba kubikora kuko uri mu nshingano ze. Nimba akubwiye ati ejo hari umuntu uzazana imbwa kuzicururizaho kubera ko ari inshingano yaguhaye, uzabe wakinga. Ugomba kugira ngo wubahirize inshingano uzakingura izo mbwa zize nyine. Ariko umuhamagaro uravuga uti no, ibi ntabwo ari byo. Mu muhamagaro ntibirimo. Nari ngarutse ku kirero mbaza icyo, ariko si ukubaza kundi, ni ukubariza umuntu udukurikiye. Dufite abapasitoro benshi, abarimu benshi, ntabwo tuvuze ababishopu, abaravera, pasitoro, abashumba, abapotere, mu bijyanye n'ivanjiri, mu bijyanye n'ivugabutumwa. Izi nshingano zabo cyangwa uyu muhamagaro wabo, kuki na leta igeraho ikabona ko nta musaruro biri gutanga, kandi no mu maso y'umubiri tutarebeye mu mwuka mu mubiri ntabwo umusaruro uri kugaragara? Ni ubushobozi bukeya bw'ubatumye, n'imbaraga n'ibyo bajyanye bituzuye, aho bagiye ntibakiriwe, habuze abo babwiriza, habura iki kugira ngo izi ntumwa zitanga umusaruro ku wazitumye n'aho bazitumye? Akenshi na kenshi bituruka ku gukora ibyo umuntu atahamagaye.
bakinjiramo, hari ukuntu umuntu yinjira mu itorero cyane, urugero nk'iyo ryahindutse akazi, ivugabutumwa ryahindutse akazi, hari niyo mpamvu ujya kubona ukabona baravuze bati kubera ko amafaranga bigenze gutya na gutya ariko iteka tubifunge. Noneho rero nimba umuntu yaje mu murimo w'Imana ku bw'akazi, hari ibyo atazashobora. Twigeze gusengera umuntu hano hirya kuri Nobse, ahari paruwasi, hakiri paruwasi. noneho bamuzana afite ikigeragezo, ntiyashoboraga kwicara cyangwa anyeganyega. Noneho mbwira umupasiteri wari uyoboye amateraniro, ndamubwira nti rero ntabwo uyu muntu araba hano mu rusengero, ahubwo reka tumujyane mu cyumba tumusengere, nari ndi kumwe na wa wundi mwene data nyine, turamufata tumujyana hajya twakirira abashyitsi, turamusengera abamuzima. Umupasiteri wari uyoboye amateraniro yaje kutubaza, aratubaza ati ariko Kavamahanga, batubwiye ibintu mukorana nabyo natwe tukabiyoboka, none se twari mu rusengero hari amateraniro, nta kindi kintu twakoresheje ni ugusenga. Ariko yaravuze ati mwatubwiye, ati mwazatubwiye ibintu mukorana nabyo natwe tukagira gute tukabiyoboka. Akawa mugabo wabwiye ba Petero ati reka mbahe ifeza namwe ibyo bintu mugira gute mumbeho. Ariko ubundi umumaro w'amasengesho nk'ubu wenda naravuze n'abantu kuvuga ngo dusenge iminsi 2, ntugire ngo hari ibindi hari izindi nyungu zindi umuntu abatezemo. Niki ni ukugira ngo tuhamagare Imana, abantu babone ko Imana igikora. Twavuze ko tuzasengera abantu bari mu gikombe cyitwa baka mu gicucu cy'urufu, n'abandi bantu bari ku ntara bari kugosorwa. Wagira ngo se abo bantu badashubijwe nazagaruka mu by'amasengesho yewe? Reka umuntu udakora ntabwo nawugura. Reka uvuga ngo niba turi gusenga, ubuze abo ndi gusengera, hari ababuze urubyaro, ababuze abana, nzi ko bazagaruka hano bakasenga bakavuga bati turashima Imana, warantu ubuze gupfukama mbatondo, nubwo ntazi amazina yabo, ariko nzi ikigero. Hari abashingiwe, hari abamaze umwaka bashingiwe bategereje ko babyara, hari abamazemo imyaka 10. Abo bantu bose hari ahantu ndi buze kujya, nicare njyenyine, haba ari mu ishyamba, ntawe ndi bujyane, wihererane n'Imana, mubwire ibintu uzi ko amaso yagiriye Imana inama, mubwire ndondore cyane ko nanjye ibikombe binyuramo, hari naho tujya tugira abazimu bagashaka kutwiciramo. Ko rero Imana tuzabishima, Imana yadushubije. Amen. Mbo ku mugoroba saa 12 ufite ikiganiro kiri live. Yego. Twakumbuza tunibutsa abantu kuza gukurikirana iyi live. Irabigizwe n'iki? Mbo na amateraniro gusenga n'ubundi uko twabivuze, nuko ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga bikunze kugorana, n'ibidukundira n'ibinkundira birabaho, n'ibitankundira nuko nguko, ariko mu gusenga nyine ni iteraniro riraba amasaha 2. Turaritse abari muri Afrika, bari ku mugabane, abumva ururimi rw'ikinyarwanda, cyangwa se ukaba unicaranye n'umuntu wagusobanurira mu rundi rurimi wumva. Hari amasengesho yo gukiza abarwayi, hari amasengesho yo kubohora abantu, ndetse n'uwakenera kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ntiwamufasha. Yego, nabyo byashoboka. Mpamya ko biri bukunde rero nta kabuza, koko ibyuma yego ntawe ujya inama n'ibihe n'ikirere n'amakonegisiyo n'ibindi, ariko mu izina rya Yesu arahatubera, kuko umwanditsi yaravuze ngo ntukiratane ibyahutari, turahamuragije. Mbo muri iyi minsi 2, ubwo ni kuwa 5 no kuwa 6, uyu munsi n'ejo. Ariko nibutsa abantu ko hari ushobora kuvuga ati se murasengera he? Umuntu arasengera aho ari. Umuntu wese arasengera aho ari, uri muri ayo masengesho asengera aho ari, Imana iramwumva. Amen. Ko nanjye nubwo birabemeza gutyo n'abandi njyenyine, Imana ibaha umugisha. Amen. Abantu barasenga biyirije ubusa, batarya batanywa cyangwa banywa amazi. Uzagira intege nke nimugoroba yafata akantu, ariko waba intwari yakomeza agasenga, kuko amasengesho ntabwo yica. Tubifurije rero gusubizwa, kandi mu izina rya Yesu bazagaruke bashimwe. Yego. Amen. Twasoza rero usengera abantu kubw'ubutumwa bwiza, n'ubundi butumwa bwiza uza gutambutsa, Imana ikaza kubana natwe.
Imana yacu turagushimira ko ni wowe udahinduka. Twabonye abantu bahinduka, natwe kandi hari ibijya biduhindura tugahinduka babi, ariko uruko wahoze. Hariho umuririmbyi waririmbye ngo nta gacu na gato kakugaragaraho kerekana ko wahinduka. Rero ibyifuzo dufite, abantu bawe aho baherereye, umwuka wera bagenderere, umwuka wera bakingirize nk'uko yabwiye Mariya, ureme ibitangaza ku mitwe yabo. Urakoze, cyubahiro cy'ubukeye mu izina rya Yesu. Amen. Ngira ngo rero twabwira ngo bye bye umunsi mwiza.